buriya n'uburyo wageze ku kintu wicaye ukavuga ngo nakoreraga wenda abantu none ubu ndikorera mfite bizinesi yanjye, ukicara ukavuga iyo bizinesi ukuntu wayigezeho, ni ibiki watekereje, ni ibiki wakarikiriye, ni hehe wagiye kwaka inguzanyo, waciye mu zihe nzira, aho turi mu mubiri ndakurahiye ubu uhamije naho pe, ubu uhamije mu mubiri, ubu uhamije ko Imana ikora n'ibifatika. Hari uwamubajije ngo ese ngo ko twasize ibyacu n'abacu ngo ni iyihe nyiturano uzaduha, yarambwira ngo mukiri mu isi 100% no mu ijuru ubugingo buhoraho, mukiri hano ku isi 100% no mu ijuru ubugingo buhoraho. Mureke twe kuba abanyabute nk'uko Bibiliya yavuze, cyangwa reka twe kuba ibisambo, twe kwihererana ibintu byiza, mureke dukundane, dusharinge ngo sharing is love, niko abongereza bavuga sharing is love. Mureke twige gusangira ibyiza byose dufite, ni umuco wacu mwiza wo mu Rwanda, wo mu Barundi, mu Banyamulenge, tugira uwo muco mwiza wo gusangira. Mureke dusangire ibyiza, ibyo wagezeho mu mubiri wumva wabisangiza abandi, ibyo wagezeho mu marangamutima yawe, wenda yarapfuye, yararwaye, yarafite ikibazo, ukabona Imana yarabikoze, bisangiza abandi wishimye. Ibyo wagezeho mu mwuka, utari uzi gusenga, utari uzi kubyuka, byaguteraga ubute wumvaga ukabona none uyu munsi usigaye bishobora, bibwira abandi. Aho ushoboye kubivuga hose bisakuza. Aha impamvu nicara hano ku isi yose nyumva bivugiraho, wumva hagera benshi. Mureke twe kwigira abantu bari busy cyane ngo dukabye. Oya, no kuri WhatsApp yawe wakwifata akavideo kavuga ngo muzi ibintu Imana yankoreye guys, narengewe, dore ejo nasabaga akazi bimeze gutya, byanshobeye mu rugo hari ubukene bimeze, none Imana yankoreye ibintu bitangaje, ukagafata kuri WhatsApp ukagashyira kuri stati yawe kakabonwa n'abantu bose. Twe kwihererana ibyiza, twe kuba ibisambo, twe kuba abanyabute, twe kuba abantu badamaraye gusa bibereye aho ngaho birirwa biboneye imirimo y'Imana. Tuyisangize n'abandi, tuvuge ngo Imana irakomeye, Imana yacu, nibwo tuzaba bizerwa no mu byinshi. Muraho, Yesu ashimwe. Yarete nta mutumirwa nzanye nawe nje njyenyine. Uyu munsi naje kubaganiriza, ntabwo nje ninginga, maze iminsi mbona amavideo yanjye nza njyenyine nk'umwinginzi, ariko uyu munsi ntabwo nje kwinginga. Uyu munsi ni nka exhortation, uyu munsi ni nko guhugurana, uyu munsi ni nko kwibutsanya, reka mbivuge gutyo, ni nko kwibutsanya. Uyu munsi nje njyenyine. Umuntu yambajije ikintu ejo bundi kintera kugitekerezaho umwanya munini, ndavuga ngo nzabitekerezaho mbisengere, icyo Imana izampishurira nanjye nzaza nkibaganirize. Umuntu yambajije ngo kubera iki duhamya, ngo se kubera iki duhamya, mbitekerezaho umwanya munini. Yabivuze ari nkaho nkavuga ngo kuki tugomba guhamya, wumva ari ikintu atari kumva neza, why tugomba guhamya, kuki mutubwira ngo duhamye ibiki. Mbitekerezaho ndabisengera, ndavuga ngo uko nzabihabwa niko nzabibaha nanjye. Duhamya kubera iki, duhamya nde, duhamya iki? Ubwo birasaba ko uyu muntu ngiye kubwira abaza Imana anemera kwibaho. Duhamya Imana, ntabwo twihamya, duhamya Imana. Duhamya Imana kuko twemera ko tuyifite, duhamya Imana kuko twemera ko iriho, duhamya Imana kuko twemera ko iri mu buzima bwacu, duhamya Imana kuko twemera ko ishobora byose, duhamya Imana kuko tuzi ko turiyo ku bwayo, duhumeka umwuka ku bwayo, umwuka wayo uri muri twebwe. Duhamya Imana kuko tuzi yuko ariyo yaremye ijuru n'isi n'ibiriho byose. Duhamya Imana kubw'imbaraga zayo kuko niyo iturinda, iyo tugenda mu mihanda imodoka ntizitugonge, iyo turya, iyo tunywa, hari abarira mu matube, twebwe tukarya ducishije mu minwa wenda. Duhamya Imana kuko duhumeka bikemera, hari abagura umwuka bari kuri bomboni bishyura, twe tugahumeka. Duhamya Imana kuko tugendesha amaguru, hari abandi wenda bakuruza hasi kandi nabo barashima, nabo barahamya burya. Duhamya Imana kuko tuzi ubunini bwayo, iyo turi bazima, iyo duhumeka, nubwo twaba twaraciye mu bintu bimeze gute tukabisohokamo,
tuba tugomba kuvuga uwabidusohoyemo. Ndacyari kubwira wa muntu wemera ko Imana iriho, wa muntu wemera ko ibyo ashobora bishobozwa n'Imana, wa muntu wemera ko niyo abyutse agiye ku kazi abishobozwa n'Imana, kuko hari undi utari kubishobora uri mu gitanda ahantu mu bitaro urwaye urembye. Ndi kubwira wa muntu wemera yuko kuba abasha gukora akazi ajyaho buri munsi abishobozwa n'Imana yaremye ijuru n'isi. Niyo mpamvu duhamya kuko twemera ko Imana ari idushoboza. Duhamya Imana, ntabwo twihamya. Duhamya tuvuga imbaraga z'Imana, duhamya tuvuga ngo nari ndwaye none ndi muzima, narakize. Hari abarwaye bagenda bagiye ntibagaruka, none njyewe nararwaye ndakira none ndiho. Ndahamya Imana kuko hari abantu ingo zasenyutse none urwanjye ruracyahagaze, atari uko tutateranye imitwe, atari uko tutateranye amagambo, atari uko twashwanye, ahubwo ari ukubera ko ubuntu bw'Imana bwabanye natwe, ikaduha kwihangana, imbuto y'Umwuka Wera yitwa kwihangana, ikadushoboza, none tukaba tukiri kumwe. Ndahamya Imana kubera ko abana banjye ari bazima. Hari uwabyaye abatari bazima, hari uwabyaye abafite ubumuga runaka, hari uwabyaye abana bagapfa, mbese duhamya Imana mu bintu bitandukanye. Icyo kintu tucyumve neza, guhamya Imana ni ngombwa abakristo. Umuntu wese uzi ko yemera Imana wakagombye kuyivuga, ntabwo wakagombye kwicecekera ngo ubibone nk'ibisanzwe. Nubwo waba warabonye abantu bapfa iruhande rwawe benshi cyane, ariko wowe ukaba uhagaze gutya, uri uwo guhamya Imana, kuko hari impamvu nyine umwanzi wowe atagushyize hasi. Njya numva abantu bahura n'ibintu bitandukanye bakabureminga Imana kuki wabyemeye, Imana rarara, ariko hari umuntu duhora duhanganye nawe twa Satani, kuki we ntawe umubureminga. Sinjya numva, ntabwo nkunda kumva umuntu avuga ngo ariko Satani ngo kuki utuma bimera. Akenshi tubureminga Imana, ariko n'umwanzi akenshi uba watujyanye mu bintu bigoye. Umwanzi akenshi uba watujyanye mu bigeragezo, n'umwanzi kenshi uba watujyanye mu gupfusha, n'umwanzi kenshi uba watujyanye mu nzara, n'umwanzi kenshi udutera biriya. Ahubwo twebwe icyo twakagombye guhora ni uguhora twiragiza za mbaraga z'Imana, ni uguhora duhamagara ya yindi yaturemye, ya yindi dukunda, ya yindi ngo izina agasatsi kamwe iyo kakuvuye ku mutwe ngo irabimenya. Ya yindi ihora igeze kubwira Petero, ijambo nkunda cyane, ngo Satani yakurekramye, yagusabye ngo akugosore nk'amasaka. Uri kwimagine ibyo bintu ko yabwiye Petero? Yesu yabwiye Petero ngo Satani yakurekramye, yagusabye ngo akugosore nk'amasaka. Imagine kugosora nk'amasaka. Ngo ariko nanjye humura, ngo aho nica iruhande rwa Data ngo ndimo ndagusabira. Nko kuvuga ngo nubwo uri guca muri ibyo bintu, nubwo Satani yari yiyumvishe ko agomba kukugosora nk'amasaka, ngo ariko humura, ndimo ndagusengera, ndimo ndagusabira. Yesu yicaye iruhande rwa Data adusabira, atwingingira. Rero tugomba guhamya imbaraga z'Imana bene Data. Tugomba guhamya, n'urwaza umwana agakira, jya uhamya. Wenda abantu bose ntabwo bakwicara kuri kamera, ibi ngibi reka wenda bibe clear, abantu bose ntabwo bakwicara kuri kamera, ariko n'ubu uri no mu itorero hamya. Uzi ko umuco uri gucika mu itorero, umuco wo gushima Imana uri kugenda ucika mu itorero. Sinzi impamvu, ntabwo abantu bagishaka gushima. Ni bakeya, ni hakeya usanga batanga uwo mwanya wo gushima. Two guca umuco wo gushima Imana ngo itaramira. Hari Bibiliya ivuga ngo ibyagirira. Itaramira, yicaye iturije mu mashimwe y'abana bayo, iturije mu mashimwe yacu, uko tuyiramya, uko tuyihimbaza, uko tuyibwirana, ngo tubwirane ibyanditswe, tubwirane Zaburi, uko tuguma tuvuga imirimo yayo. Yo ibirimo irafatwa neza, yo ibirimo irashisha yumva, yo ibibi byagiyemo iryohewe yishimye. Iyo abantu bari kuramya, iyo abantu bari guhimbaza, iyo abantu bari kuvuga imirimo y'Imana, iyo muri kubwira mugenzi wawe ngo ntabwo uzi ibintu Imana yankoreye, ariko byaba byiza unabigejeje no ku bandi. Ntubibwire umugabo wawe mubana mu nzu gusa, ntubibwire umuturanyi wawe gusa, ukabivuga aho ushoboye kubivuga hose. Ejo bundi Imana yankoreye, ejo bundi nabonye ukuboko kw'Imana, ibyo bintu ngo bituma Imana igubwa neza aho yicaye, kuko nicyo tubereyeho. Umuririmbyi yavuze ngo waturemeye kuguhimbaza, turabigushimiye. Ifite abamarayika, ifite ibizima bine, ariko natwe hano ku isi yifuza ko igihe cyose dukandagiye Satani, kuko urufunguzo yararumwatse, yararuduhaye. Igihe cyose tubashije gukandagira imbaraga z'umwanzi, tukongera tukabaho, tugahumeka neza. Imana yifuza yuko tuyihamya, yifuza ko tuyiramya,
mu kuyishima harimo kuyiramya, mu kuyishima harimo kuyihimbaza, ni ukuyishyira hejuru, ni ukuyivuga ibigwi, ni ukuyitera imitoma. Umuntu wese ukunda mu bakundana, imitoma murayizi, guhora uyibwira ibyiza birayinezeza, guhora uyivuga ibyiza. Mugenzi wawe yumvishe ugenda umuvuga hanze neza araryoherwa, yumva uri inshuti nziza. N'Imana ishimishwa no kumva tugenda tuvuga imirimo itandukanye. Ejo bundi gripe yari yankubise meze nabi, none nakize, ndashimira Imana ko nakize, kuko igihe nari ndimo gukorora, igihe nari merewe nabi mu buriri, ntabwo nari ndi guhamya Imana, nari ndi gukorora. Wenda naremyaga umutima wanjye numvaga hari gushima, kuko Imana ni Imana yanjye nta cyayimvanaho. Ariko iyo nakize nk'ijwi rikagaruka, nkongera nkajya imbere y'abantu nkaseka, nkirerera abana, nkumva bimeze neza, ndagaruka nkavuga ngo warakoze Mana. Reka twe gutakaza umuco wo gushima. Abantu bari kugenda baceceka, sinzi impamvu. Satani we ararushaho gukora ku mugaragaro. Sinzi niba mureba za YouTube n'ibindi. Satani arimo arakora ku manywa y'ihangu ku mugaragaro, arakoresha abantu mu bintu biteye ubwoba. Ariko nimureke abafite Kristo, abafite Imana, nimureke namwe tuvuge imbaraga z'Imana, nimureke tuvuge ko Imana ikomeye, nimureke tuvuge ko Imana igira neza, nimureke natwe duprovinge ko Imana yacu iriyo, ishoboka. Eliya ngo yahanganye n'abahanuzi ba Bali, bamwemeza ngo Imana yacu natwe irakora, barahamagara, barikebagura, ngo akajya baseka ngo se yatembereye. Ese Imana yanyu yagiye he? Irasinziriye, ngo nimwongere mugerageze murebe. Baraheba. We yayihamagaye rimwe ngo umuriro uramanuka ukongora ibintu byose byari biraho. So nimureke twirata Imana yacu, tuyibwire abantu, tuvuge n'uburyo ishoboye. Ibyo Satani adukubita yego ni byinshi birahari pe, ntabwo mbihakana. Satani arakora nawe ku mugaragaro, aratumenagura pe, aradukubita, tugira imfubyi, aradukubita akazi bakakwirukana, aragukubita ejo ukarwara ikirwara gikomeye cyane. Ariko iyo tubisohotsemo, reka tujye tuvuga ngo Imana niyo yaturwaniriye, ntabwo ari imbaraga zawe mwene data ubahwikirije kanseri. Ntabwo ari imbaraga zawe n'ubwiza n'uburebure n'ubugufi biba byagwesheje ka kazi keza, hari abandi barimo barakarira. Uyu munsi aho uhagaze, hari umuntu uri inyuma yawe hasi hariya, urimo uraharirira uvuga ati Mana wampa nkagera hariya hantu, uwampa nkahagarara nkagira akazi nk'akaharete, uwampa nkagira abana nk'abaharete, uwampa hari umuntu uri kuhareklama, hari umuntu uri kwinginga Imana ngo imugeze aho uhagaze. Nawe urimo urasaba wenda ibyo hejuru, ariko nujya gusaba ibyo hejuru banza ushime n'ibyo hasi. Hari umugani nshaka kubasomera Yesu yasabiye ziriya ntumwa ze, ari igihe ntabwo yazibasabiye, yarawubaciriye, niko bavuga Ikinyarwanda cyiza. Yarawubaciriye, aravuga ngo uwo mwanya uwahawe italanto 5 aragenda arazigenza, agenzura izindi italanto 5. N'uwahawe 2 abigenza atyo, agenzuramo izindi 2. Ariko uwahawe 1 aragenda acukura umwobo, ahishamo italanto ya shebuja. Can you imagine? Ngo maze iminsi myinshi ishize, shebuja wabo bagaragu araza, abarana nabo umubare w'ibyo yabasinyiye. Italanto muzi icyo ari cyo mwese mwumva ururimi mvuga abo ndi kubwira. Italanto nyine ni impano. Ngo uwahawe italanto 5 araza, azana izindi italanto 5. Ati databuja wansigiye italanto 5, none nazigenzuyemo izindi italanto 5. Shebuja aramubwira ati nuko mugaragu mwiza ukiranuka, wakiranutse muri bikeya, nzakwegurira byinshi. Muri kumva aka kantu, wakiranutse muri bikeya, nzakwegurira byinshi. Uhagaze aha ngaho uyu munsi uri gusaba hariya, uba muri apartment uri gusaba inzu, wakiranutse muri bikeya, nzakwegurira byinshi. Washimye ko ufite aho kuryama for now, uri gusaba inzu, uri gusaba ahandi harenze aho ngaho, kuko wakiranutse muri ibi, wahashimiye, wahahamirije Imana, wahagize ibiki, izakugabira byinshi. Ibwira n'uwazanye 2 nawe yamubwiye the same thing, nawe arazizana, amubwira ati dore nazibyaje izindi 2, dore databuja. Aramubwira ati nuko mugaragu mwiza, wakiranutse muri bikeya, nzakugabira byinshi. Ndashaka aha ngaha uwo yahaye 1 akayitaba ngo mu butaka. Arangije ngo n'uwahawe 1 araza, aravuga ati databuja narizi ko uri umunyamwaga, ko usarura utabibye, ko uhunika ibyo utagosoye. Ariko Mana ndatinya, ndagenda mpisha italanto yawe mu butaka, dore ngiyo ibyawe urabifite. Umva ukuntu yamusubije. Ngo ariko sebuja aramusubiza ati wa mugaragu mubi we, wa munyabute we. Iyo tudamye Imana we tuba turi abanyabute.
iyo tutari kubyaza umusaruro impano Imana yadushyizemo ngo tuzibyaze umusaruro, tuzikubereka mvuga tuzikuba inshuro Imana yaziduhayemo. Niba Imana yaragushyizemo kubwiriza, bwiriza. Niba Imana yaragushyizemo gusengera abantu, sengera abantu. Niba Imana yagukije indwara, bivuge kugira ngo undi urwaye nawe yizere. Umva ukuntu yamubwiye ngo wamugaragu mubi wa munyabutewe, ko wari uzi ko nsaruraho ntabibye mpunika byo ntagosoye, itaranto yawe ntiwari ukwiriye kuyiha abagenza, nanjye naza ukampana iyanjye n'inyugu yayo. Nuko nimuyimwake muyihe ufite itaranto 10, kuko ufite wese azahabwa kurushirizwaho, ariko udafite azakwa n'icyo yari afite. N'uyu mugaragu ntacyo amaze, mumujugunye mu mwijima hanze, niho bazaririra bakahahekenyera amenyo abo ngabo. Guhamya ni byiza bene data, reka mbibabwire, guhamya ni byiza. Iyo uhamije ni ukuvuga ngo ni kwa kundi wafashe ikintu cyakubayeho, reka mvuge wari urwaye kanseri irakira. Cyo ni ikintu cy'igitangaza, abazirwara bagakira ni bakeya. Ni ikintu kimwe, sibyo? Wenda urambwira uti ndacyatuye muri apartment, ndacyafite amafaranga ntayo nari mfite nta kiyongereye, ariko ukirutse ikirwara. Reka nanjye kujya mu buhamya burebure, ariko reka mbyihore. Ukirutse ikirwara gikomeye gihitana abantu, gihitana abafite amafaranga n'abatayafite, gihitana abakomeye n'aboroheje. Bihamye. Wenda nubihamye ukavuga imbaraga z'Imana, ukavuga uburyo wababaraga, hari umumama wigeze tubwira ngo yababaraga ngo 100%, ngo abwira Yesu ngo ntwara 80% usigire 20%. Kuva uwo munsi ubabare burashira, ahita amererwa neza pe, ahita amererwa neza, kandi arwaye kanseri bamubaga ari kuri kimo, ari ibintu byose, ariko agiye kumva yumva ububabare bwageze amuhawe mu bintu atateganyije. Bivuga ngo yasigaranye 20% Imana irayitwara nkuko yabisabye. Ngwino bivuge, nubwo ngo nasabye Yesu icyo gihe ndi kubabara bimeze nabi ndembye, ngo ndavuga ngo ariko Yesu please twara 80 umpe 20, ngiye kumva numva birabaye. Hari umuntu uraba uri kubabara ahantu mu bitaro, urwaye the same thing nkawe, cyangwa urwaye ikindi kintu ariko kimubabaza cyane, wenda nawe arasenga iryo sengesho. Wenda nawe aravuga ati Mana please I beg you twara 80 umpe 20, wenda nawe biramukorera kuko wamuteyemo kwizera, kuko wabivuze arabyumva. Niyo mpamvu kubwira abantu benshi nk'uko nguko ni byiza. Iyo ndimo ninginga abantu ngo muze muri shape to shape muhamye imirimo y'Imana, muhamye imbaraga z'Imana mu mubiri, mu marangamutima no mu mwuka, Imana n'ibiki yagukoreye. Niyo ndwara wakize mu mubiri, nawe marangamutima wari ufite arwaye agoye bimeze nabi, Imana ikaba yaraguhaye amahoro. Ni byari waraguye waravuye ku Mana burundu, wajya kubona ukabonera kugaruye mu mwuka, ukongera ugashikama. Tubitekerezeho. Ikintu uri gucamo uyu munsi ejo kizakubera ubuhamya. Ntucike intege. Ikintu urimo gucamo uyu munsi, bwira Imana ngo ndagambiriye. Iryo sengesho tujya dutinya kuri senga kandi rirakora. Ndagambiriye nimbona unkijije hano hantu, nzakuvugira. Nimbona unkijije hano hantu, nzagenda mbitangaza ahantu hose. Hari undi mugore nkunda cyane bamuvuga muri Luka. Yesu yamusanze ku mugezi, ngo yagiye kuvoma, Yesu amusaba amazi, ariko ari façon yo kugira ngo amwegere baganire. Maze umugabo wawe ari ati ntawe mfite, atuvuze ukuri koko ntawe mfite, n'ufite uyu munsi si wawe. Baraganira, ariko mu by'ukuri agira ngo aganye umutima we. Aje aramurondora ati maze kugira abagabo 5, ariko n'ufite uyu munsi ntimuri ntago ari uwawe n'uwabandi. Umugore biramurenga uko kuntu Yesu amurondoye, ahuruduka kumugeza arirukanka ajya kubwira abantu ngo muze murebe. Ngo abantu bakamwiruka bamubaza ngo byagenze bite, tubwire uwo Yesu ari hehe, turamushakana. Ati muze mujye kumva umuntu warondoye ibyanjye byose akabirangiza. Kandi ntiyamwinenye, ntiyagize ibiki, kandi barirenaga icyo gihe abayuda nabo ngabo abanyamahanga. Ibintu nk'ibyo ngibyo Yesu aragenda, umugore agenda yiruka avuga Yesu ahantu hose. Abantu ngo bizera Yesu benshi cyane, niko bitubwira muri Bibiliya, ngo abantu benshi bizera Yesu kubera uwo mugore umwe. Ntiyari indaya, ntiyari amaze gutwara abagabo bangahe babandi yarabamaze, ntiyajyaga kuvoma yihishe, ariko mu minota ingahe yahindutse evangeliste. Yanditswe muri Bibiliya turimo turamusoma. Mwene data, iga guhamya Imana, emerera Imana. Ukwiherana ibyo bintu ngo uri busy mu kazi, ngo sinzi ngurangiza akazi utinze, no, find the time.
uhamye mu itorero ryawe. Impamvu tuba tuvuga ibintu uko ariho hantu hari abantu benshi, niba mu kazi nabwo bishoboka abaho bizera Imana bihamye, ariko kenshi usanga mu kazi bitemewe kuvuga Imana. Niba mu muryango wawe mutuyemo muri benshi, cyangwa hamagara, cyangwa andika kuri groupe ya famille, ntabwo ndi kuvuga ngo uzubihamirize muri shepu to shepu gusa, no, ariko naho uje ntabwo nakwanga. Hamya Imana ibyo yagukoreye mu mubiri, hamya Imana ibyo yagukoreye mu mwuka, hamya Imana ibyo yagukoreye mu bugingo, mu marangamutima. Niba wari ubuze umunezero ikawuguha, niba wari ufite agahinda gakabije kakagukiza, twige guhamya Imana. Niko kuyiramya kwacu, niko kuyihimbaza kwacu, niko kuvuga ko ikomeye, niko uko ukiranutse muri utwo dukeya. Hari umuntu uvuga ngo njye nzashima naguze inzu. Kada, njye nzashima ariko naguze ya ndege ndwaye. Njye nzashima ari uko Imana yankoreye igitangaza nkabona umugabo. No, ijambo ry'Imana ribaye clear. Uwari ufite 5 yazibyajemo 5, aramubwira ngo kuko ubayeho kwizerwa muri bikeya, nzaguha byinshi. Ariko uyu nguyu wanze kugira icyo akoresha talaye, impano ye, wayitabye akabika, mwumve ngo yatawe hanze ngo aho bazahekenyera amenyo. Uwari ufite 2 yazibyajemo izindi 2 sebujenye, aramubwira ngo kuko wabaye gukiranuka muri dukeya, ngiye kukugabira byinshi. Nuvuga ngo bagiye babona bazamurwa, reka mbivuge gutyo, za promotion tubishyize mu buryo bw'akazi, barazamuwe mu yindi ntera. Ariko tubishyize no mu mwuka, tubishyize no mu mubiri, aho wahamirije aho ngaho birikuba double. Niba ari umunezero wahamije, nari mfite wenda depression, Imana irayinkiza, biba double. Imana ituma umunezero urenze uwo nguwo. Reka twige guhamya Imana. Twige guhamya Imana. Mwene data, hamya Imana, hamya imbaraga z'Imana, hamya ibyo yagukoreye, hamya. Ibihamya ni byinshi cyane. Ibihamya ni byinshi pe. Reka twe kuba abanebwe mu by'Imana. Hano Bibiliya uriya wari ufite imwe akanga kuyikoresha, Bibiliya mwese ngo wamunyabutewe. Can you imagine? Nuvuga ngo iyo twicariye dufite impano ariko tudashaka gukoresha, buriya n'uburyo wageze ku kintu, wicaye ukavuga ngo nakoreraga wenda abantu, none ubu ndikorera, mfite business yanjye. Ukicara ukavuga iyo business ukuntu wayigezeho, nibiki watekereje, nibiki wakarikiriye, ni hehe wagiye kwaka inguzanyo, waciye mu zihe nzira. Aho turi mu mubiri, ndakurahiye ubuhamije naho pe, ubuhamije mu mubiri, ubuhamije ko Imana ikora n'ibifatika. Hari wamubajije ngo se ngo ko twasize ibyacu n'abacu, ngo ni iyihe nyiturano zaduha. Yarambwira ngo mukiri mu isi 100% no mu ijuru ubugingo buhoraho. Mukiri hano ku isi 100% no mu ijuru ubugingo buhoraho. Wirindira kuzahamya ngo byageze hehe simbizi. Oya, nuzu ugahamya ko wageze ku kintu hano uyu munsi. Hari abari bubigerageze n'abari ko babikigeraho. Uzi ko hari n'umuntu ufashwa n'ijambo akaba atarisharinga n'undi. Cyo nafashijwe ndaza nkicara ngasakuriza umugabo, ngamubwira ndi tuvuganye kuri telefone, neje Imana ari kunganiriza ibishano, none mbona bigeze ujye ushimishwa n'igihe Imana yakuganirije, wumve wabisangiza na mugenzi wawe. Bitewe na environment murimo, bitewe naho wirirwa, bitewe naho mubonana buri munsi. Ndabizi turi busy, ariko aho dushoboye. Niyo mpamvu mwabonye ndengaho nkafata umuntu uri Ottawa tukaganira kuri ntuza kuri Zoom, kuko ari Ottawa ariko afite ubuhamya kandi arashaka kubutanga ngo bufashe abantu. Why not? Hari ikintu yagezeho, wenda yabaye umusenzi ntiyarazi gusenga, akumva yabiganiza abandi. Hari ukuntu yamenye gusoma ijambo kandi imbere yasomaga akabona n'ikinyamakuru, none asigaye risoma rikamufasha rigakiza indwara ze, akumva yaza akabisharinga abandi. Hari ukuntu abanye na Mwuka Wera neza bitangaje, akumva yaza akabisharinga abandi. Mureke twe kuba abanyabute nkuko Bibiliya yavuze, cyangwa reka twe kuba ibisambo, twe kwihererana ibintu byiza. Mureke dukundane, dusharinge. Dusharinge ngo sharing is love, niko abongereza bavuga, sharing is love. Mureke twige gusangira ibyiza byose dufite. Ni umuco wacu mwiza wo mu Rwanda, wo mu Barundi, mu Banyamulenge, tugira uwo muco mwiza wo gusangira.
mureke dusangire ibyiza, ibyo wagezeho mu mubiri wumva wabisangiza abandi, ibyo wagezeho mu marangamutima yawe, wenda yarapfuye, yararwaye, yarafite ikibazo, ukabona Imana irabikoze, bisangiza abandi wishimye. Ibyo wagezeho mu mwuka, utari uzi gusenga, utari uzi kubyuka, byaguteraga ubute wumvaga, ukaba none uyu munsi usigaye bishobora, bibwira abandi. Aho ushoboye kubivuga hose bisakuza. Impamvu nicara hano uko isi yose inyumva, bivugiraho wumva hagera benshi. Uyu mugore agiye yirukanka abibwira abantu bose imusozi. Mureke twe kwigira abantu bari busy cyane ngo dukabye. Oya, no kuri WhatsApp yawe wakwifata akavideo ukavuga ngo muzi ibintu Imana yankoreye guys, narengewe, dore ejo nasabaga akazi bimeze gutya, byanshobeye mu rugo hari ubukene bimeze, none Imana yankoreye ibintu bitangaje, ukagafata kuri WhatsApp ukagashyira kuri stati yawe kakabonwa n'abantu bose. Twe kwiherera ni byiza, twe kuba ibisambo, twe kuba abanyabute, twe kuba abantu badamaraye gusa bibereye aho ngaho birirwa biboneye imirimo y'Imana. Tuyisangize n'abandi, tuvuge ngo Imana irakomeye, Imana yacu, nibwo tuzaba bizerwa no mu byinshi. Navuze byinshi, reka ndekera aho ngaho. Imana ibahe umugisha. Umuntu wambaje icyo kibazo kuki duhamya wabyumvishe. Iyo wizewe mu dukeya kwizerwa no muri byinshi, Imana kugira ikizere no muri byinshi. Iyo uhamije muri dukeya ufite, Imana ikongerera n'ibindi byinshi cyane. Reka twe guceceka. Wenda ubuhamya bwa hari ubwa Sova, wenda ubuhamya bwa hari ubwa Kiza, nzabaha ubuhamya bw'uko shepu to shepu yavutse, muzatangara. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza, mwakoze kunkurikira, ndabakunda cyane.